bikomeje kuba bibi muri aka kanya ku bantu basanzwe banywa ibiva mu bitoki. Abajya bavuga ngo amategeko arusha ibuye kuremera. Ubu ngubu nibwo abantu babyemera kandi nibwo bikomeje kuba byaje mu bikorwa. Ubu tuvugana inzoga bita urwarwa ikaba iciye mu gihugu cy'u Rwanda. Usibye ngiyo gusa hariho n'izindi tugiye kubasha kuba twarebera hamwe. Bivuze ko aka kanya ubu tuvugana hari ibintu bigiye kubasha kuba byakurwa mu bicuruzwa mu gihugu cy'u Rwanda kuri liste. Bitewe nuko ibyo ngibyo byo byangiriza ubuzima bwa muntu ariko mu buryo batanazi. Reka tubirebere hamwe. Nge wumva ni Didier nk'ibisanzwe. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, kanda ku buto subscribe kugira ngo dukomeze kuba twarebera amakuru. Bahaye ikaze, ni Didier wanyu bakunda. Mu gihugu cy'u Rwanda ubu tuvugana inzoga bita urwarwa ikaba ikuwe kuri liste z'ibintu bigomba kuba byacururizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Yewe aho ubashe kuba wanyuza ubifite abantu bajya kubirangura. Aka kanya ubu ngubu leta ikaba yafashe ingamba zo kubasha kuba yahita ibimena ikabisuka hasi, bitewe n'uburyo abo ngabo bari kuba barenze ku mategeko. Izi nzoga zifitemo ubuyobozi, zifitemo n'imbaraga ndetse n'ubushake bwo kwangiriza abantu cyane, ariko umuntu wabikoze ntabashe kuba yamenya ko ariko bimeze. Bitewe n'uburyo igitoki abantu barakirya bakagikama ariko ntabwo baba bazi ubushake kiba kifitemo. Mu by'ukuri muri aka kanya mbahaye ikaze. Nongere mbibutse kandi ni Didier wanyu bakunda. Reka mwe ku mazi gato ubundi ngaruke mbahe ukuri kuri kuva mu baturage ndetse n'ibyo bari kubasha kuba bagaragaza n'uburyo batabasha kuba bakumva ko iki kinyobwa cyacibwa. Mbahaye ikaze. Nanone kandi ni Mungu wanyu Didier ndabakunda. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, kanda ku buto subscribe. Reka dukomeze. Abaturage bakomeje kuba bavuga yuko iki kinyobwa bita urwarwa kitabasha kuba cyakurwa kuri liste ngo bitewe n'uburyo ari bwo bushobozi baba bafite, kandi iyo bagiye kukigura babonamo amafaranga menshi ku bacuruzi, ariko n'abamwe bafite amafaranga makeya bakabasha kunywa bagahaga ngo bitewe n'uburyo wagiye mu murima agakorera 500, aho ngaho abafite yo guhamo ndetse nayo kubasha kuba yajya kunywa icyo kinyobwa. Ariko ibyo ngibyo bikaba byagize ingaruka ku bindi binyobwa bitandukanye, bitewe n'uburyo abacuruzaga inzoga zifunze ntago babonaga abakiriye, bitewe n'uburyo uwabaga ufite 250 yahitaga aja muri kabare agahita afata iyo ngiyi iciriritse. Ariko ubu ngubu bikaba byagize ingaruka ikomeye cyane ku bantu bacuruza izifunze, ariko bo bakaba banagize uburyo babyungukiramo, bitewe n'uburyo niba inzoga yagoraga 1000 ifunze ubu ngubu ikaba iri kugura 500, urumva aho ngaho bari mu nyungu. Ariko ku rundi ruhande abagore, abagabo ndetse n'abandi bose babashe kuba bakoresha icyo kinyobwa bita urwarwa cyangwa se nzogesho, bakaba bawe n'igihombo gikomeye cyane, bitewe n'uburyo harimo abazahiramo kandi hakaba harimo n'abazungukiramo, bitewe n'uburyo ari amafaranga makeya. Ariko ubu ngubu tuvugana benshi muri bo babicuruza bakaba bafashe umwanzuro ko bagomba kubireka. Ese aho ngaho uribaza iki? Abazinywa abo biraza kugenda bite? Impamvu ibyo ngibyo babashe kuba babica ni uko babikorana mu buryo budateguye neza kandi mu buryo butari uruganda rwuzuye neza, mu buryo bidafite standard. Izi nganda rero bakaba bazahagaritse mu gihugu cy'u Rwanda ko zitagomba gukora, bitewe n'izi nzoga zikubashe kuba zagira mu baturage kandi zangiriza umubiri w'umuntu bikaba byamuviramo n'urupfu. Ndabakunda cyane. Thank you very much. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ngaha kuri YouTube channel yacu, kanda ku buto subscribe. Ni Didier wanyu bakunda. Thank you very much.